Kichane ni cyahe? Oui, yego sheri. Ndimo ndaza ariko imihanda yiwanyu ndabona ari mibi nyine bw'imodoka ngiye gushaka kuntu nyisiga ku muhanda bundi yamanuke n'amaguru. Oya humura ndaba mpageze nta kibazo. Muri minota ingahe ndahita magera so gukandagira umuriro se sako kanya. Kireka wenda niba umuntu avuye ku muhanda kugera iwanyu wenda bitwara umwanya naho ubundi kuhagera n'imodoka nako kanya. Yes. Akasaba vipi za ubundi urambaza iki? Nose uranshaka hiki? Ingesho yawe uracyayikomeje. Iyihe ngeso se ngiye hari ikibazo mfitanye nawe? Hasi ubundi wawe unzihe? Nyuma yo kunyiba amafaranga. Oya ndakura ubundi hari uracyayikomeje. Wowe ndakuza. Baba we kirakitse cyagahera. Kirakitse wowe. Hello babe, where are you? Nagutegereje nakubuze. Banguka rwose izuba rimeze nabi. We. Kichane ni cyahe? Halo. Nyine se umva wowe babwira izo modoka zigiye kuhaguka Nairobi none hanga zite zizamuka kuko nyuma y'iminsi 3 nshaka kuzipakurura nyine ibintu bagahita babitunganya. None se uyu mwana wacu afite amafaranga ameze gutya. Umbaze mwana wa. Sawa mugire vuba kandi mubwire n'abakigingi bahita bagira vuba ibintu mubyihutisha ako kanya. Ubu afite amafaranga ameze gutya. Sawa. Kwihute. Mbega umbaze ni karibu wacu. Ni karibu. Nze na jidu maze kundya. Oya ibyo ngibyo no kuguhana bya kibyeyi. Ni karibu wacu. Wabanza baka ntabwo byoroshye. Zutese. Cyanje yemeze neza nta kibazo kabisa. Banyi bara. Abacu bara. None se kuhagaza ngo atajya kwakira umushyitsi se. Havye nabirenze nyine. Gusa ikintu cyanzanye nuko sheri wanjye yari yambwiye yuko mu rugo hatameze neza. Yego. Nyine narinje kubareba gusa nyine ngo tubashe kureba ukuntu twatunganya amere neza. Yewe cyakora icyo cyo rwose ni wowe nari nkeneye n'ubundi. Yego se ni wowe kabisa. We ariko ni ibisanzwe nta kibazo kabisa. Naho bundi se nanjye ikiyoka kiba cyamfashe cyanzengereje mfite urujya runsoka hano mu mugongo. Ariko subwo ni gute inzoka igufata ukandya jido nkiri. Oya uzi kumwuka rugiye guhera mu kabuye. Kari akantu nako twakoraga mu ntambara ya Shikaramu. Kari akantu nako karaho kwirwanaho nyine
kumwe nyine abantu baba bakwatatse ugasa nk'uwirwana cyakora abasaza namwe mugira ukuntu tuba dufite n'utundi tuntu tuba tugiye dufite two kugenda umuntu yakwirwana mwe muba mwarariye imyaka myinshi ingoma nyinshi muba mwarazihenenuye niyo mpamvu naho se naho twari tumeze neza tibye nyine nayo ubu ngubu icyangombwa nuko umuntu aba ariho gusa ahumeka naho ubundi ibirwara nk'ibyo nka bya rusoka nk'ibyo abasaza muba mwifitiye nyine yewe nuko nyine ntabwo biba byoroshye ariko hari igihe kijya kinzengereza ariko ubu nta kibazo. Pisi ye Pisi abe ko watinze wabangutse ukakira umushyitsi banguka umukwe namubonye umukwe n'uyu nguyu niwe nari nkeneye naje mu masegonda abiri ariko visi nabubwiye ko ntabirenze oya ntago waza mu rugo ngo utahire aho ngaho ntago waza ngo utahire aho ngaho ariko nta n'icyo byari bitwaye oya nta kibazo naza kwakira nta kibazo munaganire neza ndabashyigikiye muri make ubwo noneho n'inzaya za jido ntabwo uzongera kuzina oya urisanga ahangaha rwose ni uri umukwe iwanjye yego niwe nari nkeneye nyiriwe neza umuviye wa adi umeze mute meze bo meze toka stari ngo usi yungu yashara gukora iki none se ko muzanye n'abakene uyu nguyu akaba ari umutindi mu izina rya Yesu uyu nguyu abamuze ntibakakubeshye ubundi abangaba babaze ngo banzihe none se mu muzungu reka nkubwire papa nkubwize ukuri ndabizi ko ntajya nkubeshya uyu muhungu uyu ni utamuzi uyu umva ni umujura njye naragutuburiye utambwa ko nawe yakugezeho uyu umusane bakaza kukwifatira uyu ni umutubuzi yatuye oya banza muri karitsiye mugiramo n'abasazi mufande wa haruguru n'umuzi banza mugiramo n'abasazi papa umva nkubwire wa mufande wa haruguru n'umuzi afande aho yamukorese uzi ko nta nafande nziranye nawe umva yaje kugutubura umva buretse gato ni umutubuzi w'uruharwa nyereka kuri momo yawe wereke kuri momo yawe afite iki dore we umva ntukatse oya vie ndabona ku kazi banshakira ku kazi wanjye cyawe igihe uzigera gutuburira ngo umukira nanjye ndabibonye uvranda muzi nasiye baza gutubira ngo afite amafaranga ufite amamiliyoni urabona agafite miliyoni ariko nzamuha nyina nagaruka ariko buriya azagaruka agaruka ajya he kuva ari umutubuzi ntabwo azigera azaba ajya he agenge nyine agazigira agaruka n'umusore reka nkubwize ukuri nasoni nawe wari wicaye ngo wabonye abakwe wa mukapa ugiye se ugiye byihorere mwana uzi ibintu bibaye reka reka tagasukisha mvuye kuri wa musaza ufite ngo ibikobwa byiza hariya hirya umwana hirya yaragishe noneho sinzi ibindi bikobwa hano biturutse biranize do nkureba do shanda bibona ndagaze bari bandangije bari bakwishe kabisa ariko ndabacitse burya ni umukomando mwana bari abakobwa bararenze wa kintu mwana uzi ko wagira ngo bariye insenda bakwica noneho se waba uri hariya we ni urundi rwego nabaho nibwo nabona akarashika ese ubwo iyo ubonye papa abo ntabwo uhita umenya abakobwa yabyaye abo aribo isewe byarahiye wagira ngo ewa naho urarya urusenda wagira ngo yabaye nk'isaha uriya ni mubi cyane uriya musaza nubwo asaza imbaraga mva se ngusetse mbaye nkigerayo andiye jido narishatse kwiruka nyine nuko hajemo akantu ko kwifata buriya ntabwo ubizi rero ntabwo ubizi abandi batipe bagiyeyo bashatse kuzana ubwisiko uzi ibintu yabakoreye uriya ni umugome mubi cyane uriya ntukamwiteze mwana reka nigendere atavona gato ugasanga bansanze hano byari biri kunyirukanka ariko ntubabwire aho nciye mwana ntabwo barabura wewe sawa